Namuhamagaye. Nitaba umurangi. Allô? Oui. Ni sawa sho? Iyi meze neza wese. Murahageze? Okay, so thanks. Murahageze. Ya mugore guhera ku wa mbere kujya gusenga, ku wa kabiri gusenga, ku wa gatatu kujya gusenga. Iby'abana azajya abyimenyera. Nzakunywa amanyinya, ndakwambaza amanyinya, mubyeyi uhorana ingoga, uzajya unjyana no mu mikoki ariko. Turi kumwe, turi mweko. Nzakunywa byeriwe. Nzakunywa byeriwe. Uyu niwe mugore wanjye. Kuko kandi bajya gusenga buri munsi. Nanjye nzajya mbyimenyera nkwereka amanyinya kanjye. Bajye babyimenyera. Mani nari ndi kubwira umwana ngo sinzamusiga. Ahira urugo rwananiye ndamusiga. Ndabasiga n'ukuri. Mana nta kundi nabigenza, ngiye kureba ahantu nawe nduhukiye muri iyi minsi, ngiye kuba ndutaye gato ariko ntabwo ibintu nakomeza kubyihanganira. Ngiye gusiga abana banjye, nanze kubasiga ari bato ariko ubu ngubu ndananiwe, ntabwo nakomeza kuguma muri ubu buzima ngo mbubemo mbushobore. Nta kundi. Karibu. So iwacu si hafi? Ni hafi. Yes. Murakoze neza ariko. Yego shameze neza. Mami si hafi, hari ubwo habereye kure cyane. Ntabwo ari cyane ariko umuntu agiye kuruhama. Yego. Ni uko utahamenyereye, njye mbona ari hafi. Reka mbwire mama zo wasuhuze. Yego mubwira wasuhuze. Inzoga zakunywa byeriwe. Nzanjyana no mu mikoki ariko byane. Agera mu rugo ya mugore. Ku wa mbere, ku wa kabiri. Uri? Simama papa. Aha. Sinasubira mama sindihandagiye ariko nari musubize hano ngaha. Yego. Wowe nabasize kera. Ese na papa wawe nawe uhari? Papa nawe uhari. Ako mwe mumeze neza nta kibazo. Tumeze neza nari gukumbuye. Ntabwo rero kandi Twaraburaye inyaruko zo tukisura. Yokoresha. Yokoresha. kandi wambari araje. Yokore hehe ko mushaka? Naraje. Ndamushaka. Nyina araje. Waje ase waje kukagenda.
ngenda arihanganye nta kibazo ahubwo mwebwe mubonye buriya nyine bishoboka bitagenze neza twe njye nari nagize ubwoba ariko nyine dusubiye muri mudu namufungiranye ntabwo njya kugaruka ntabwo byoroshye mbonye papa atorohewe uyu Inesi mfite ikibazo yarakora ukinze ntabwo urugi yanarucaho oya ntabwo yaruca agira aho agarukira nyine umwana umubyeyi ni uko bitagenze neza nta bintu ari bumenagure se biraho mu cyumba ariko bino ntabwo byari ngombwa cyane ariko nta kibazo ntabwo ari buteze umutekano muke mumugira ikibazo ni ukuri biba bigoye ariko ikintu cyose burya kibereho kwiga ntabwo byoroshye ariko dukomeza wihangane nta kindi twagufasha usibye kugusengera nta kibazo njyewe narabimenyereye njyewe ndabona kuko urukundo nta rukundo rukibaho pe nubwo ababyeyi rwarabuze ndi kubibona ni ukugenda agataha ameze kuri njye ariko ni ukwihangana tuba tubasengera byose ni ukubera imana burya imana igiye kunyuza mu bigoye yabasha kugera ku ntsinzi yego rero reka dutahe turahabonye tuzajya tuza nzagaruke uzagaruka kandi ujye wihangana kuko kwihangana bitera kumenya mama naza umusuhuze bose mbageze akamageze kuri gate nta kibazo se muko igihe watoreye isa ntabwo zirangiza mama zitarangiye zigiye kurangira ibi ni byo uririrwamo umunsi wose suzi ibintu harimo imyanda myinshi rero nawe nawe wagiye ukabikura no gukuramo ibintu na bikeya igihe wahereye kuva mugira vuba birekere aho ngaho uteke rwose umuntu yirira mama wamfashije neza ubu urabona ndi kugira gute sindi kugufasha we ngaho ugira vuba rero ujye guteka ibi ngibi ubiretse rwose ubu wabivamo na ryari kaba ubiretse banza ujye guteka ukuntu umuntu yiriwe nayo nje ngira ngo wenda wanatetse wowe barakubwira ngo ukore icyo ukaba aricyo wirirwamo ntunashake ariko hari imyanda myinshi ko nta kibazo isi kujya impaka haguruka ujye guteka guhagaze gato papa yari arimo adushaka muri salo ubwo rero banza ujye kumva n'icyo atubwira nta kibazo
ese mama papa mbwiye ngo ari hano ubu ngubu ari ese papa yansize yicara ngo wabona ugasohoka kuri saragiye yego kumana yanjye ubikore ubu ngubu guteka wareka sineke n'ubundi ko yagiye kuko papa wadahari ntuteka se mama narushye wowe gutora biriya bisaya bamaye byose ntabwo wakareka inzara mfite abyihorere se bana banjye Kevin na Kevin mu mbabarire ngiye kubasiga ndabakunda ariko papa wanyambereye mubi ntako ntagize ariko uru rugo ndaruhaze mana ntako ntagize akubwiye ngo nyubakire none aho bigeze biranze kujya azantera icyuma reka mve muri uru rugo mbe mbabishije bana ndabakunda ibintu nimubibane mugiye ngo ni ukubanga nuko papa wanyananije aho kugira ngo tuzicane rero reka mbe mwihoreye tuzasubira kandi ni mama wanyu bakunda Imana ikomeze ibandindire uretse ndaje nkwamagara turashize none sister ahako usigarizwa n'ibiki ibyo ni ibintu murasoma bikakuriza cyari kurizwa na mama ko bagiye gusenga turashize none wacecetse ukambwira gusenga se gusenga yagiye yabikubwiye uretse se kuri rubanza umbwira yabikubwiye se ibi ni ibiki cya bintu nabyo bitangiye kujya bikoma ese ibi bintu nindo byanditse niwe wabyanditse se urukwe rwa rupapuro ako nawe nyine ugicece kugira umutima ukomeye noneho bino bintu se mama akoze noneho mama yagize nimero iri gucamo ntabwo mbizi ariko telefone iwe iri muri etajeri yesu none urabona se papa azabishobora noneho kadutaye mama wabikoreye ikigo ukora icyumba turakize ubuse kwiga se tubiretse ko yamushyiragaho igitutu tukabona aratwishyuye none ubu ngubu bizakunda papa se barabizi papa arabizi kubera igihe wabyemeye papa arabizi ntabwo mbizi nimba yaba abizi ariko wenda wasanga musaza we wenda yabimenye da
Mana ko icyubemeye ko mama duzinga ko ubu tuzabaho gute. Mana mama yagiye. nyine tugiye kubaho nk'inzererezi nk'imfubyi. Kubera iki wabyemeye ko? Wa mushuti wawe se ameze ate? Mama Kevin nabonaga cyagiye iwabo bikaze. ako mbega umugabo we papa wabo ntabwo nari nzi ko ari kuragira abana. Umwana ahubwo natangajwe nuko umwana avuga ngo papa yagurishije intebe ngo basigara nta yindi twicaye. Ni ikibazo nese ko papa yabonye ukuntu anywa nimba anywa yabo amafaranga yamushirana nyine urumva ibintu byose n'ubundi bazabimara babigurisha. Wabo nabonye rero urugo nta gahunda rugira mu nzu yose ni yehe koko. Nese mama yabigenza ute? Muri neza. Ni karibu injira. kandi hari gahunda twari twahanye ariko maze iminsi 2 muhamagara simubona ngo nanje nje kumureba. Ibaze mwana we ibaze nkaho ari papa waba ameze kuriya. Gishima Imana ko papa watameze kuriya. Mama uzi kuriya mwana ahorana agahinda cya ukabona ntago ameze neza. Seko rero nanjye narabyiboneye. Nyine jya umuhumuriza nk'inshuti mwese ubugira ngo ugende. Gusa nyine rero urugo n'urwo gusengerwa. Yewe harimo abadayimoni benshi cyane abazimu. Uriya mugabo yaritswe n'umudayimoni. Uzi ko uriya mudayimoni bamwita cyaka. Ureba ariko umuntu umwe akagurisha n'intebe uzi ko azagurisha n'ibyombora nibareba nabi. Ariko cyagiye hinjira mu nzu ariko udandagara. Uzi ko numvaga n'inziba itabi gusa n'inzoga. Njyewe nahise nikanga ndavuga abantu we kavuga abantu bajye basinzira. Mva no gusenga bikaze pe tukabasenga. Yarabimbwiraga basi nyine nkavuga ati mwumva ari ibintu byoroshye ariko jone nabonye ari ibintu bitazi cyane. Ntabwo byoroshye nyine no kujya dusenga natwe tugasengera na papa wanyu. Ejo utazasanga nayo yabaye nkuko. Yesu twabigenza gute mama? Imana ntizabiko. Ntizabikutimbura. Umutimbura nyine. N'ukuntu ukunda papa ukamutimbura. Ntabwo yazana birabi. Iriya mikino se yayizana akagurisha ibaze tuzi tugasanga n'imwe yagiye. Ibyo ntabyo yambwira arabizi. Inkuba ziratinyana. Umva. Ariko rero mama uriya nyine ahora ajya gusenga. Uriya nyine yari yakiriye. Ariko rero no kujya mu barokore cyane hari ikintu byica. Nyine ikibazo uriya mugabo ngaraza akamubura. Urumva buri munsi yagiye mu mashengesho. Urukumva nawe hajya ahita afata umujinya wo kugira ute ukubijyana. Nyine rero mpamvu guhora mu masengesho umugabo nyine gusenga ni byiza. Byiza se ku buryo ahorayo nawe. Nyine nawe ararengera. So buri munsi akaza akakubura. Nicyo kibazo. Ahubwo hari igihe azashiduka yafashe n'akaga televiziyo nahabonye akakagurisha. Kariya ni ukukanyuza mu menyo. Reka tuhaguruke rero turebe ibintu tuba tujya gukora rwose ariko no gusenga. Ndakuzi ubwo ngubwo ntubuza agahungu kari kugushyira. Reka njye ntabwo ugerageza rero. Nyine urabona nyine hano papa ibyo ari byo byose hari amakuru mufite mutari kumva. Muyisize yanditse. Cheka ko wagiye wihangana. Gusa uzagomeza urire kugeza ryari. Ujye wishyiramo umutima ukomeye nkuko yakira agakomera. Arigendeye. Nizo nyandiko twandikiye. Arigendeye arabasize. Ngo yananiranwe na papa nanjye nibyo nagiye mbonamo izo nyandiko. Nawe rero. None si yaba yaraduhamagaye tukicara nk'umuryango tukagira icyo tubikoraho. Nanjye sinzi nyine. Ariko yagomeje kujya asenga nyine yanze kubimenyesha nka famiye nyine batugena. Ni ukuvuga ngo nta telefone iriho. Iyo muhamagaye iwabo se mwumva ko yageze byibura kwa nyokuru. Ntabwo turanabavugisha ariko bo nyine twabanje rega gutegereza tureka agaruka. Ese wahita wihutira guhamagara.
kuvuga ngo kwa nyokuru nyine mugomba guhamagara mukababaza ese mama ari aho ngaho ntabwo muri kureba ibintu byanditse aha ngaha mwihangane mana wanjye ntabwo maze mbana rumana akazagaruka ubwo urumva baragiye waba ngo kubona na papa wanjye birandani mama yagiye umva mama yagiye umva anko mama yagiye umva mwihangane sibyo iki kibazo ntabwo kigiye kuba icyanyu mwenyine ngiye gushaka mama wanyu si mushiki wanjye ngiye gushaka mama wanyu nze mwicaze hano papa wanyu nawe mwicaze hano tugire icyo tubivugaho ibi bintu ntabwo bikwiye muri iyo minsi abataraboneka ubwo twurumva oya nanjye ndi hano sibyo ntabwo mama yawe nanjye ndi hano urumva sister nzamushobora n'amarira ye oya umva mwihangane iki kibazo ngiye kukinjiramo ngikurikirane kandi araza vuba ngiye kumuzana sibyo mama aragaruka